nshuti bavandimwe bene data ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana abane namwe kandi Uwiteka abishimire. Umwami Imana abakomeze ababere byose muri byose. Rero nshuti bavandimwe ndanezerewe cyane, ndishimye, ariko ikinejeje nuko tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana. Ikinejeje nuko tugiye kurebera hamwe iby'Imana yanditse, iby'Imana yahumetse, iby'Imana yaduhaye ibinyujije mu bagaragu bayo, ibinyujije mu bahanuzi bayo, kugira ngo mu gihe nk'iki, kugira ngo mu gihe isi izaba icuze umwijima, ibibazo igihe bizaba bikomeje kugenda byiyongera ku isi, bya bindi Imana yanditse, bya bindi Imana yandikishije, bya bindi Imana yanyujije mu bagaragu bayo bizatubera impamba n'urwego, bizatugeza hehe? Mu bwami bwo mu ijuru. Rero muri aka kanya ndanezerewe cyane, ntaba ari njye kandi namwe ntaba ari mwe, ahubwo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Tugiye kuganirira hamwe rero uyu munsi amagambo akomeye cyane, nahaye umutwe uvuga ngo ibya Namani. Uyu Namani yari iki? Mbese kuki nashatse kuvuga ku bya Namani? Ese kubera iki nashatse kuvuga kuri uyu mugabo? Ijambo ry'Imana ritwereka yuko uyu mugabo yari umugabo ukomeye cyane, ngo yari umunyacyubahiro, yari umunyembaraga, yari umunyamaboko, kandi ngo yari intwari. Bavandimwe bene data, turarebaho byinshi cyane, turaza kwigiraho ibintu byinshi cyane muri iyi nzira y'agakiza, muri uru rugendo, muri ubu buryo duhatana dushaka kwera no gutungana ndetse no gukiranuka, no muri ubu buryo twifuza kuba abantu baboneye imbere y'Imana. Tugiye kwigira ku mugabo ukomeye cyane no ku mateka akomeye cyane y'uyu mugabo witwa Namani. Uyu mugabo witwa Namani yari umugaba w'ingabo, mu ngabo z'abasirikare cyangwa se mu ngabo z'ubwami, cyangwa se mu ngabo zo mu butware, cyangwa se mu ngabo zo mu butegetsi bw'Isiriya. Ariko ngo yari akomeye cyane. Ariko ikibabaje ni uko uyu mugabo wari ukomeye, w'umunyacyubahiro, w'umunyembaraga, ngo yari arwaye iki? Ibibembe. Mureke twicishe bugufi twambaze Imana, maze dusenge kugira ngo Umwuka Wera aze kutubashisha kumva ndetse n'iki no kumvira muri byose. Data mwiza, byiringiro bizima, soko y'amahoro, twongeye kugushimira. Tugushimiye ubuntu bwawe ndetse n'uburinzi bwawe byabanye natwe mu minsi itambutse, mu minsi yo kubaho kwacu. Habwa icyubahiro. Muri aka kanya tugiye kwiga ijambo ryawe. Reka ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ari njye uvuga, ntaba ari njye, ari abateze amatwi ntabe ari bo, ahubwo Mwuka wawe amanukire kutwumvisha ndetse no kudusobanurira ibikwiye. Mwami Imana, ubiduhe n'abakwambaza, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Tujya twumva indirimbo ivuga ngo kera hari umugaba ukomeye, ngo mu ngabo z'iki? Z'Isiriya. Ngo ariko ngo yari iki? Ngo yari Umubembe. Muri refre iyo ndirimbo baravuga ngo genda wiyuhagire, ngo mu ruzi Yorodani, ngo ujye wiyibizamo, ngo ugeze kuri 7, ngo umubiri wawe urasubira uko wari ugenje gute? Uko wari umeze. Genda wiyuhagire mu ruzi Yorodani, ujye wiyibizamo, ugeze kuri 7, umubiri wawe haleluya, ngo umubiri wawe urasubira uko wari ugenje gute? Uko wari umeze. Nshuti bavandimwe, ahangaha iyi nkuru y'uyu mugabo witwa Namani iboneka mu rwa 2 rw'abami, uhereye ku gice cyaho cya 5 ku murongo waho wa mbere, ukagenda ukageza ku murongo neza wa 19. Niho bavuga ibya Namani. Ariko iyo ukomereje ku gice ku murongo waho wa 20, uragenda ugasanga nanone ino nkuru irangirira ku murongo wa 27, aho bavuga iby'uwitwa Gehazi. Uyu nguyu yari umukozi, cyangwa se yari umuja, cyangwa se yafashaga Elisa ibijyanye n'imirimo. Bavandimwe nshuti bene data, mutega amatwi mwumve uburyo ki imibereho yacu, ubuzima bwacu, intekerezo zacu, iyo byuzuye ibinyoma, iyo byuzuye uburiganya ndetse n'ubutiriganya, bitugeza ahantu habi cyane.
ahangaha mu rwa kabiri rw'abami ku gice cyaho cya gatanu ku murongo waho wa mbere dusoma batubwira ngo ibya Namani umugaba w'i Siriya w'Umubembe. Ariko ku murongo waho wa mbere haravuga ngo Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja, kandi yari umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari. Ariko ikibabaje uyu mugabo yari arwaye indwara y'ibibembe. Yari umubembe. Nubwo yari umunyacyubahiro yari umubembe. Nubwo yari akomeye yari umubembe. Nubwo yatinywaga, nubwo iki gihugu cya Siriya, nubwo izi ngabo z'Abanyesiriya zabonaga intsinzi biturutse muri uyu mugabo witwa Namani, ariko amagambo atweretse yuko Namani yari umubembe. Namani ntabwo yari umugabo ukomeye, uhamye, ushikamye mu buryo bwose. Hari akantu kari kameze nk'inenge, nk'umuziro, nk'ubusembwa kuri we, ariko ngo yari umunyamaboko. Nshuti bavandimwe bene data, ndagira ngo mureke dutekereze kuri aya magambo. Ahangaha batwereka Namani uburyo ki yari akomeye cyane, bakatwereka uburyo ki yari afite inshingano zihambaye, bakatwereka uburyo ki uyu Namani yari umunyamaboko. Ariko ikintu kibabaje cyane bavandimwe nuko Namani yari umubembe. Ariko ngo rimwe bagiye gutera, ngo bagabaga imitwe igiye itandukanye, ngo ubwo bateraga mu gihugu cya Isiraheli, ngo baje kunyagayo akana k'agakobwa. Nuko ngo aka kana k'agakobwa banyaze mu gihugu cya Isiraheli, ngo karagiye kaba umuja cyangwa se kaba umukozi mu rugo rwa Namani. Aka kana kabashaga kureba shebuja, kabashaga kureba uburyo ki shebuja ari umunyacyubahiro, kabashaga kureba uburyo ki shebuja ari umutoni ku mwami. Ariko kakabona uyu nubwo ameze gutyo, nubwo ari uko, ariko hari ikintu kimwe yagenzaga gute, hari ikintu kimwe yaburaga. Namani hari icyo yaburaga, yari umubembe, yari akeneye gukira. Icyubahiro cye kikaba kigenje gute? Kikaba kiruzuye. Nshuti bavandimwe bene data, mu myambaro, mu buzi, mu byo dukora, mu mashuri turi abanyacyubahiro, mu batuzi turi abanyacyubahiro, mu batuzengurutse turi abanyacyubahiro, mu nshuti zacu turi abanyacyubahiro, mu bo turusha ubushobozi turi abanyacyubahiro. Ariko hari ikibazo kimwe dufite ibibembe, dufite indwara y'umutima, dufite ibyaha byatubase. Twambarira amakote ku byaha, twambarira imyenda y'imicyo y'imirimbo myiza, ariko tuyambarira kuki? Ku byaha. Maze uyu mwana wari waranyazwe mu gihugu cya Isiraheli, igihe bari barateye muri Isiraheli, ngo arangije areba Namani, aramwitegereza. Amaze kumwitegereza abona naho yamuhera, abona nta kintu yamubwira, arangije abicisha kuri nyirabuja. Wa muja abwira nyirabuja, abwira muka Namani ati, mabuja bikunze uyu mutware, uyu databuja akava ahangaha akajya muri Isiraheli, yagenza gute? Yakira. Agiye i Samariya yakirirayo. Umugore abiganiriza Namani, aramubwira ati, Namani, ahangaha hari inkuru y'uyu mwana mwanyaze mu gihugu cya Isiraheli. Aravuga ngo uramutse uvuye hano ukajya mu gihugu cy'iwabo, wakirira ahitwa i Samariya. Nuko Namani amaze kubyumva abibwira umwami wa Siriya. Aramubwira ati, igihe twajyaga mu gihugu cya Isiraheli twanyazeyo akana k'agakobwa, ubu kari mu rugo rwanjye. Kabwiye umufasha wanjye yuko, haleluya, ngo ndamutse ngiye mu gihugu cya Isiraheli nakirira hitwa hehe? I Samariya. Maze uyu mwami wa Siriya byumvise biramunezeza cyane. Twabonye ko amagambo atangira twereka yuko uyu nguyu Namani ngo yari umutoni kuri shebuja, yari umutoni ku mwami, yari akunzwe n'ubwami. Ngo nuko umwami abyumvise, ngo yahise yandika urwandiko rw'igitaraganya, arwandikira umwami wa hehe? Arwandikira umwami w'Abisiraheli.
tugeze ku murongo waho wa 7. Nuko ngo umwami w'Abisiraheli arebye urwandiko bamwandikiye, urwandiko rwamwemezaga yuko Namani agomba gukirira mu gihugu cya Isiraheli, rwamukoze ku mutima. Uyu mwami yatinyaga izi ngabo z'Abanyasiriya, uyu mwami yatinyaga umwami wa Siriya, ariko aravuga ati ubu ngubu ntibashatse kunyendereza, ubu ngubu ntabwo bashatse kunyanduranyaho, mbese barabona njye ndi Imana yica ikabeshaho, ubu kugira ngo banyoherereze umuntu w'umunyabibembe barabona ari njyewe urubasha kugenza gute kumukiza. Bene data, ntabwo byari byoroshye. Uyu nguyu wari woherejwe aha muri Isiraheli gukirirayo, hari abandi b'Isiraheli bari bafite indwara z'ibibembe. Ntabwo umwami yumvishaga kuntu mu gihugu cye harimo ababembe, ariko haje umubembe ugomba gukirira hehe? Gukirira mu gihugu cye. Maze ngo ashishimura imyambaro ye. Uyu mwami wa Isiraheli arababara, aravuga ati ubu ngubu Siriya irashaka kunyanduranyaho. Arababara, ariheba, agira intimba, agira n'agahinda, ariko ngo umugaragu w'Imana, umuntu w'Imana Elisa, haleluya, ku murongo wa 8 ngo abyumvise atumizaho umwami, aramubwira ati kubera iki wigize uko nguko? Kubera iki wisuzuguye? Kubera iki wumvise ko nta gishoboka? Maze uyu Elisa, umuntu w'Imana, ngo arangije abwira umwami wa Isiraheli ati mureke aze, uyu munsi wa none aramenya ko muri Isiraheli hari iki? Hari Imana. Haleluya. Bavandimwe bene data, nta kidashoboka, nta kinanira Imana. N'ufite kamere yamunaniye, Yesu Kristo agenza gute? Arayihindura, kubera yuko nta muntu ujya imbere y'Imana ngo agenze gute? Ataha ubusa. Nuko Elisa atumizaho Namani. Elisa amaze gutumizaho Namani, nuko umwami yoherereza Elisa Namani. Namani arangije aragenda nk'uko inkuru ibitubwira, aragenda agera mu rugo rw'uyu Elisa. Amaze kugera mu rugo rwa Elisa, Elisa ntabwo yigeze yerekana ibintu by'icyubahiro, nta mavi yakubise. Yaragiye, arangije yumvise ko yahageze amutumaho umugaragu. Arangije aramubwira ati genda umubwiye yiyuhagire mu ruzi Yorodani, narangiza yiyibizemo, ahere kuri 1 ageze kuri 7, umubiri we urasubira uko wari ugenje gute? Wari umeze. Maze Namani abyumvise atangira kwikakaza, atangira kwiremereza, ariko muri we hari harimo no guca bugufi. Abwira Elisa ati ese nukubera iki wanyohereza aho mu mazi? Nukubera iki wanyohereza muri ibyo bizenga? Nukubera iki wanyohereza muri iyo misitwe? Bavandimwe bene data, buriya hari abantu benshi bazi neza yuko ibyo kurya, ibitunga umubiri, amafunguro, ibyo byose bituruka hehe? Bituruka mu gukora, ariko siho biva, byose biva mu gusenga. Maze Elisa ati nukubera iki wambwira ngo nkora ibyo? Njye mu biziba. Ati mbese inzuzi zaha ngaha zaba zirusha iki inzuzi z'iwacu? Ese inzuzi zaha ngaha izo ngizo uri kunyoherezamo zaba zirusha inzuzi za Damasiko amazi meza? Zaba zirusha Abana amazi meza? Ese sinagenda nkaziyuhagiramo nkagenza gute? Nkakira. Nuko ngo Namani arangije ahita atera umugongo, agenza gute? Arigendera. Abari kumwe nawe barangije bagenza gute? Baramubwira bati mbese Namani ko agusabye icyo cyoroshye, yaza kugusaba ikindi kitari icyo ngicyo ntiwari kugikora ari kugakira? Namani akubise ku gatima ku ndwara y'ibibembe, arangije aravuga ati reka ngende ngenze gute? Reka ngende mbikore. Bantu b'Imana, hari ikintu cyitwa indwara y'ibisebe. Uyu Namani we yararwaye ibibembe, ariko ibintu bita wounds cyangwa se ibisebe, mu gukira kwabyo bikira mu byo twita process. Hariho processes cyangwa se hariho uburyo ki igisebe gikira. Burya igisebe iyo kigikomereka kiva amaraso, iyo kimaze kuva amaraso kigenda gikira gahoro.
ariko iyo kijya gukira neza kigeze kuri stage ya nyuma yo gukira kirongera kikamena ibimeze nk'iki, nk'amaraso, ari byo bita amashyira. Gukira kw'ikintu byanga byagakunda biganisha ku kumera nk'uko cyari kimeze igihe cyakomerekaga. Ariko uyu Namani ngo ageze muri aya mazi yibiyemo bwa mbere, ngo ibibembe urebye ku mubiri byari bishinyitse cyane. Ibaze nawe noneho bya bibembe biri ku mubiri wiwe. Aragenda aribira inshuro ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane, ageza ku nshuro ya kangahe? Ku nshuro ya karindwi. Bene data, amaze kugeza ku nshuro ya karindwi, ngo umubiri wiwe, haleluya, ngo waragiye umera nk'uw'umwana muto, ngo waragiye urongera utemba itoto. Batwereka yuko ngo yarakize rwose, aba arahumanutse muri ako kanya, umubiri we urongera umera neza. Namani amaze kubona ibitangaza, bavandimwe bene data, bibereye aho ngaho, ngo akubita amavi hasi, arangije arashima, aravuga ngo guhera none ngo nta yindi mana iriho uretse Imana y'iki, y'Abisiraheli. Bene data, buriya tujya twibaza ibintu byinshi cyane. Jya nkunda umwanya mwiza mu itorero ry'Abadiventiste, umwanya wa gahunda y'amigisho. Iyo duteranye turi kwiga amigisho, ubizi n'utabizi basubirizwa hamwe. Nkunda abantu bajya bigira injiji nyamara atari injiji, kugira ngo babarize abatagenje gute, abadasobanukiwe. Ngo ahangaha arangije aravuga ngo nta yindi mana n'iyi n'imwe ikwiye kubahwa, nta yindi mana n'iyi n'imwe ikwiye gusengwa, ikwiye kwiringirwa uretse Imana ya Isiraheli. Buriya ubwoko bwa Isiraheli ntabwo bwatoranyijwe kubwo hari icyo bwarushaga iki andi mahanga, ahubwo bwatoranyijwe kubera yuko Imana yabugiriye iki, impuhwe. Mu masezerano tubona iby'Imana yagiranye nande, na Aburahamu. Ntabwo ubwoko bwa Isiraheli ari uko bwo bwarushaga iki ikindi abandi, ahubwo ni uko Imana yabagiriye iki, yabagiriye ubuntu, yabagiriye impuhwe. Nuko Namani wasengaga ibigirwamana, Namani watambiraga ibigirwamana, Namani utaravugaga Imana, nyamara watsindaga, nyamara warwanaga, nyamara waneshaga, Imana imugendereye. Amaze gukira arangije ahera ko aravuga ngo uhereye uyu munsi wa none, haleluya, nta yindi mana n'iyi n'imwe ikwiye gushimwa, ikwiye kuvugwa, ikwiye gutambirwa uretse Imana yande, uretse Imana y'Abisiraheli, uretse Imana ya Isiraheli, haleluya. Nuko Namani azana byinshi cyane. Tubona ngo amazahabu, tubona amafeza, tubona amatarano, tubona imyenda yo gukuranwa. Arabizana ngo abihende, abihe Elisa. Maze Elisa aramusubiza ati, nukuri nkurahiye Uhoraho Uwiteka yuko ibyo bintu ntabyo ndi bufate. Ku murongo wa 10 na kangahe na gatandatu mu rwa kabiri rw'Abami, igice ni icya 5. Elisa arabyanga. Amaze kubyanga, ariko Namani arakomeza aramuhatiriza. Namani arakomeza aramubwira ati, please mbabarira bifate. Ariko Elisa aramubwira ati, ntabwo ibi bintu nagenza gute, ntabwo nabifata. Maze uyu Namani abonye yuko ibyo yari yazanye nk'impano Elisa atabyemeye, ariko Namani we yisabira Elisa ubutaka bwo mu gihugu cya hehe, cya Isiraheli. Bivuze ko Namani amaze kubona ibitangaza bimubereyeho, amaze kubona yuko akize indwara y'ibibembe, amaze kubona ko atanze ibimeze nk'ikiguzi ntibyemerwe, amaze kubona yuko nta yindi mana ikwiye kubahwa, nta yindi mana ikwiye gusengwa, we yabwiye Elisa, aramubwira ati ku murongo wa 17, Namani yisabiye Elisa ubutaka bwo mu gihugu cya hehe, cya Isiraheli. Bivuze ko Namani yari yemeye Imana ya Isiraheli, kuko yumvaga ko agomba noneho no kujya ayisengera, no kujya ayiramiriza ku butaka bw'iki, bwa Isiraheli.
Haleluya, nshuti bavandimwe. Iki gitaka Namani yagombaga kujya gipfukamaho akaramya Imana ari ku butaka bw'iki bwa Isiraheli. Yari ahindutse umwisiraheli mu buryo bwa mwuka, yari ahindutse icyaremwe gishya. Gukira ibibembe kwa Elisa byatumye ahinduka icyaremwe gishya, byatumye yakira Yesu Kristo bundi bushya, byatumye asobanukirwa na Yesu Kristo kugeza ubwo yifuje kuba uwa Yesu Kristo by'ukuri, yifuza no kujya asengera ku butaka bw'iki bw'Abisiraheli. Inkuru itwereka yuko bamuhaye ibyo, atwara ubutaka kugira ngo noneho ajye aramya Imana ya Isiraheli muri aba banyamahanga, muri aba bapagani, ariko ari kumwe nayo. Ni ukuvuga ngo byanga byagakunda Isiraheli yari ibohoje Siriya yari ije mu maboko y'iki ya Isiraheli. Niyo mpamvu muri iyi minsi, niyo mpamvu muri ubu buryo abana b'Imana, abakozi b'Imana bakwiye gutandukana n'abandi kubwo kugira ngo bihuze nabo, babanyage, babafate, babe bo muri bene, babe bo mu by'ukuri kubwa Yesu Kristo, kugira ngo duhurize hamwe. Haleluya. Ikintu nshaka rero kuza gukomerezaho mvuga ahangaha, icyo tubonye nuko Namani amaze gukira yahindutse umwisiraheli. Yari umusiriya ariko ntiyari agishaka gukomeza kuba umusiriya, kuko we yararahiye aravuga ati nta bigirwamana n'ibi na bimwe nzongera kugira igitambo ntambira, ntabyo nzongera kugira ikintu n'iki na kimwe nkorera, ntabwo nzongera kubiramya. Uhereye ubu nzajya ndamya Imana ya Isiraheli, kuko niyo Mana y'ukuri kandi niyo yo kwizerwa. Nshuti bavandimwe bene data, Namani ahindukira ahangaha, ariko ku murongo waho wa 20 tuhabona amakuru cyangwa se tuhabona amateka ababaje cyane y'uwitwa Gehazi. Uyu nguyu yari umukozi wa Elisa. Uyu nguyu yashatse gufata cyangwa se kwakira za mpano Elisa yari yanze, ariko ku murongo waho nshuti bavandimwe wa 26 uyu Gehazi amaze kwakira impano yaragiye akurikira Namani n'ingabo ze n'abari bamushagaye n'abari bamuherekeje, kubera yuko Elisa yari yanze impano, ariko Gehazi akabona impano zisubiyeyo. Yifuje ko izo mpano yazigirize, yifuje ko yabifata, nuko akurikira Namani. Amaze kumukurikira aramubwira ati have, garuka, umva uko bigenze. Mu gihe mwavaga mu rugo, mu gihe mwashinguraga ikirenge, haje abagabo babiri, haje abamarayika babiri, barangije babwira Elisa ngo akwiye gufata impano yanze. Nuko Namani ava ku ifarashi yirukanka asanga Gehazi, arangije aramubwira ati bigenze gute? Ati mbese hari ikibi twaba dukoze? Maze Gehazi asobanurira uyu Namani ibingibi byuzuyemo uburyarya ndetse n'uburiganya. Yakira za mpano, yakira za tarano, yakira ya mazahabu, yakira ya myenda, ariko ikintu cyabaye nuko ngo akimara kuriganya ibyo Elisa yari yanze, ngo ibibembe byamugarutse hehe? Byamuje ku mubiri. Ibibembe Namani yari afite ngo byaje ku mubiri wa Gehazi. Gehazi ahita ahumana ubwo, ngo umubiri we wererana nka sherege, ngo ibibembe bimwuzuraho. Kandi ikintu kibabaje nuko n'aburubyaro rwe n'abazamukomokaho bose bahuye n'ingaruka z'iki cyaha uyu Gehazi yaragenje gute, yarakoze. Ariko Elisa abwira Gehazi ati ibukoze ntabwo wari ukwiye kubikora, izi mpano wakire ntabwo wari ukwiye kuzakira. Uhereye uyu mwanya ibibembe birakuzaho, ndetse bizagera no kubazagukomokaho bose. Ariko amagambo Elisa yabajije Gehazi yaramubwiye ati mbese ukurikije n'ibihe turimo, urabona igihe turimo ari igihe cyo kwakira impano? Urabona igihe turimo ari igihe cyo kwakira amazahabu? Urabona igihe turimo ari igihe cyo kwakira imikufi, imiringa, ndetse urabona igihe turimo ari igihe cyo kwakira ibi binezeza by'iyi si? Nshuti bavandimwe bene data, mureke amagambo tuyagire ayacu.
igihe turimo ntabwo ari igihe cy'imikino, igihe turimo ntabwo ari igihe cya motivasiyo, igihe turimo ntabwo ari igihe cya felicitation, igihe turimo ntabwo ari igihe cyo kunezerwa no kwishima no kwishimirwa, ntabwo ari igihe cyo kuba twumva twagakwiye kugubwa neza mu mutima ngo tube turi proud y'ibyo tuvuga. Igihe turimo ntabwo ari igihe cyo gukorera ku mafaranga, ntabwo ari igihe cyo gukiriza abantu kubera yuko hari ibintu runaka baduhaye, ntabwo turi mu gihe cyo kwakira impano, ntabwo turi mu gihe cyo kwakira amazahabu, ntabwo turi mu gihe cyo kwakira imiringa, imikufi ndetse n'ibindi bitandukanye, ahubwo nshuti bavandimwe bene data, iki ni igihe cyo gukorera Imana. Mubyange mubyemere, ibi bintu byanditswe kera cyane, ibi bintu byavuzwe kera cyane, ariko aya magambo aranze aragarutse. Elisa abaza Gihazi ati, mbese igihe turimo koko urabona ari igihe cyo kwakira ifeza n'imyambaro ndetse n'izahabu ndetse n'imyelayo? Urabona iki gihe turimo ari igihe cyo kwakira ibyo? Bene data, uyu munsi wa none mu murimo w'ivugabutumwa nibwo turi kubona abakozi b'inzaduka, nibwo turi kubona abaza bafite ubutumwa bw'ibinyoma, ubutumwa buhetse ibintu by'ibinyoma, budafite shinge na rugero, budafite iyo buva ndetse n'iyo bugana, ubutumwa bwuzuyemo ubutiriganya, ubutumwa bwuzuyemo uburyarya, ubutumwa buvuga ngo done, tanga, gira uku uzabona ibi. Reka mbabwize ukuri bavandimwe bene data, ntabwo turi mu gihe cyo kwakira impano, ndetse nta nubwo turi mu gihe cyo kwishimirwa, ndetse nta nubwo turi mu gihe cyo kubwirwa ayo magambo meza, ahubwo mureke dukorere Imana, mureke twicishe bugufi, kuko muri iki gihe tugezemo ababembe ni benshi, ndetse muri iki gihe tugezemo ibyaha byacu uyu munsi wa none nibyo bibembe. Urebye mu mateka y'Abisiraheli uburyo cy'umuntu wabaga arwaye ibibembe bamwezoraga, bamukuraga mu bandi bakajya bamugaburira mu buryo bwe bwihariye, kandi nabwo ku isahane itozwa. Mwajya muha agaciro ikintu kijyanye n'indwara y'ibibembe, mwajya muha agaciro ikintu kijyanye n'indwara y'ibyaha. Bavandimwe bene data, mureke twihane ibyaha byacu, kuko vuba ahangaha Yesu Kristo ari bugufi, kuko vuba ahangaha Yesu Kristo ari hafi kugaruka. Abarwayi ni benshi cyane, abarwaye indwara z'imibiri ni benshi, abarwaye indwara z'imitima ni benshi, ariko Yesu Kristo niwe muganga w'ukuri. Yesu Kristo niwe utanga igisubizo, ku burwayi niwe ukiza, ku bashavura niwe utanga amahoro, ku biheba niwe utanga ibyiringiro. Ariko sinaguha ibyiringiro by'ejo hazaza yuko hazaba ari heza, kuko amateka uko yatangiye niko azisubiramo. Ahubwo Mwuka Wera abagenderere, Mwuka Wera akugenderere, Mwuka Wera agukomeze, Mwuka Wera akuboneze. Ikiruta byose si ubutunzi, ikiruta byose si amafaranga, ikiruta byose si ukugubwa neza, ahubwo ikiruta byose nuko wakwezwa, nuko watungana, nuko wakwihana. Mwuka Wera akakubera byose muri byose. Umwami Imana agukomeze, ankomeze, atubere byose muri byose. Twe kuba nka Gehazi wariganyije ibyo atarakwiye agahinduka umubembe, ahubwo tumere nkande, tumere nka Elisa wakoze icyari gikwiye, aho guhabwa impano, aho kwakira amatarano, akabwira uyu Namani amwereka ko atari igihe cyo kwakira iby'imirimbo ndetse n'iby'agaciro, ahubwo ari igihe cy'iki cyo gukorera umwami. Mureke dukorere Imana, mureke twihane ibyaha kandi twihanire kureka. Icyo nicyo nabifuriza, nanjye nifuriza mu izina rya Yesu, amen.